twongeye kubaha ikaze muri Bolazo nk'ibisanzwe. Kaze Rutayisire. Ikaze nawe. Twongeye kubakira muri studio ya Bolazo. Hopefully ku mwaka muri kuwutangira neza. Iyi ni episode ya kangahe? Nka 12. Eshira nanjye sinibuka neza. Ariko ziri ni hejuru ya 14 I think. Sure. Last time yari ya 14. Okay. Progress. Ni byiza twongeye kubaha ikaze ni bisanzwe ni babajene basanzwe. Iya makuru nk'ibisanzwe ntabwo twarebye ko twabushize twavuze ku makuru yaranze cyane ntabwo ari menshi twavuzeho ariko twakabaye twarakoze akantu karanze nk'umwaka tu yego twatangiriyemo hagati ariko tugakora ntubisike ibinyamakuru byinshi ariko wabigenza mugakora amakuru ariko nyine uyu mwaka bwo reka ubwo tubizirikane tuzabikora ariko by the way twari tumaze n'igihe kirekire cyane tudakora kubera kubaka nyine kugira infrastructure yacu no kubona nyine aho dukorera biri open ariko ubu ngubu noneho twizere ko bigiye kugenda biri ubu noneho turahari cyane kabisa no kunyereza niyo mpamvu twabonye umuntu atatangira sezo gutyo cyenyege atabanje kugira nyine amakuru amwe ni menshi ubu noneho yandi yose twe twarahishwa menshi arimo aragenda aboneka ubu amatransferi ama equipe asezera abakinnyi andabakira abakinnyi baraho bari baba free agent badafite ama equipe muri make ubu like nyine nuko komeza kurebera hamwe uburyo sezo amakipe ari kwitegura uburyo sezo uko amakipe ari kwitegura sezo igiye gutangira uyu mwaka izatangira kuri 24 ngira ngo ni 24 last time twari twarebye ama equipe matches zizabanza ama equipe azabanza gukina ariko n'ubundi nubwo tuvuga ko ari ama equipe amakuru yagiye amenyekana bwo none hari nani n'ubundi agikomeza kugira ubwiru kandi ubwo avamo n'abakinnyi benshi Patriote bizikora abandi bacyane ndi mukinnyi wavuyemo ejo bundi Patriote Crawford uza Ariane Pito ramu musenta wabo waravunitse umugongo Kendo iyi Kendo yagiye mu barabuna Kendo ariko Kendo nta kintu cyose Kendo nyine ari umukinnyi wa equipe nuko dutanye nuko twinjira mu kiganiro nta yindi introduction Kendo nta kintu batwaye kabisa ariko yaragiye ari muri equipe urumva Patrice basigaye mu nda ariko Kendo kuba center iracyafite umusenta iracyafite Kamdo shafite amatsiko ariko Kamdo bura ni full center waracyariyo Kamdo aracyari muri Patriote twabyizeye Sofa mu gihe tutaramenya aho yagiye bakagira na Furaha bashobora guhengeka Furaha ntabwo ari umufull center buriya ko ngo twicaye hanze nawe waragowe kubonera nabyo rero oya nuza Patriote ubundi mu equipe ateye amatsiko cyane kurusha andi yose kubera ko nibo bantu amakuru yabo atari hanze no kuba Patriote Sofa nta makuru namwe ya transfer kereka bavuyemo nibo bari kumenyekana kurusha abagiyemo ariko abagiyemo nta makuru namwe tugire gutya tuzareba equipe ukuntu imeze harabura iminsi mikeya kugira ngo shampiyona itangire so dutangire nyine uburyo urabona ukuntu iyi shampiyona yacu igiye gutangira nka equipe ama equipe mashyashya agiye gukina muri iyi ligue urabona azakandaho azongera amanuke harimo Azomko na The Flame nayo nta makuru nawe ariko ivuga The Flame nayo nabe na Azomko kuko ifite abakinnyi bamwe na bamwe bakinaga muri ligue muri division ego bagombaga kuranforce abari bafite bakongeramo abandi no Flame yo nta makuru namwe iri nyine nta makuru ahari ya recruitment mazari sinzi niba iyo umuntu avuze umukinnyi uburyo yitwara bimeze nko gutereta ariko no gutereta usohora save the date man ukagaragaza umushero wari we ntago icyo gihe wemeje ko uzamutwara nta kibazo kindi gihari ariko bo bafite ukuntu babitsimba ukagira ngo ni umenya ko uyu mukinnyi azajyamo hari muzamwiga cyangwa mu modera simbizi ikintu ariko ni ibintu rega bibaho mani mu Rwanda bateraga papuse subizi ama transfer yayo niyo mpamvu buri yangira ngo bayagira ubwiru cyane papa ariko Steve begera umukinnyi kuko APR yahisemo umukinnyi byatuma rega iza kumutwara ahubwo uzi ikintu gitangaje se nimba ari amasezerano nimba ari amasezerano abakinnyi bagirana na amakipe ni gute umukinnyi uziko reka nkubwira agakoryo kajya kabaho uziko umukinnyi ushobora kumusinyisha ukanamuhereza amafaranga atarabonera lisansi ya Ferwaba ntabwo ubundi aba ari umukinnyi wawe
bivuga ngo amafaranga ashobora kuyakurya no kuyarya akarya n'abandi amafaranga ashobora kuyakurya uri kubyumva kontra yawe igateshwa agaciro nyine muri Ferwafa nta kintu kimwe yabikoraho kuko Ferwafa niyo yemeza niyo yemeza roster. Twisubire kuri nuza turi kuvugaho ntuza amakipe yazamutse nka Zomko niyo tugerageza twagerageje kuba hafi. Igihe kibazo nanjye kukubaza ntago kirangiye nyine urabona amakipe yazamutse hari competition yagiye gutanga cyangwa se it is just gucreatinga kongera imibare myinshi ya games. Kutwe bazayongera kuko nabo barimo barareba ahantu ntuza iri kujya ntuza iryo season uburyo iri kuza ikomera amakipe uburyo ari kwita abantu iki bose barimo barabibona babonye barize kuko umwaka ushize niwo wa mbere hari havuye amakipe muri deuxième division ajya muri première division sibyo izindi sinzi inzira byanyuragamo ariko ntago byabaga ari ntuza ntago ari nkuko nguko ubona biri open bizwi amakipe ari muri deuxième division nangahe hazamuka ya naya hakamanuka ya naya ntago byari bimeze gutyo uri kujya kure ikibazo ndi kukubaza reka none nyikubaze mu buryo buri open Azomko na Frame urabona izatanga competition nk'iyo Kepler yatanze. Kepler si umwaka wa mbere yagiye muri D1 ngiye ariko nibyo ninkiri gusobanura nuko usasira igisubizo ndi kuguha nihuse nagerageje kugenda ngusobanura kuva ku zindi twagiye tubona uko byagiye biza zo rero nazo ntago ari abana barimo barareba n'ama interview mwakoranye na nuza na boss Azomko cyane The Flame ntago tugiye tugeramo amakuru yari bikubwira ati tugomba tugiye gukira n'abantu bigiye hejuru par rapport abo twakinaga bivuga ngo turakina natwe n'abantu bigiye hejuru bivuga ngo bakoze recruitment shyashya cyo ni ikintu kizwi biyongera ko bari bafite ikindi babonye ko binashoboka bagendeye kuri Kepler uburyo yitwaye even na Keplerian ni umwaka wa mbere yagiye muri D2 nibwo bwa mbere nabwo niba mureba ukuntu nyine ubona ko bitanga icyizere kuri rwego namwe noneho mushyiramo effort yisumbuyeho nge rero ubu habayemo comparaison twavuga iyo tuzi nubwo tutari sure y'abakinnyi exactement bafite bose ntavuga ni ngiye amahirwe menshi na Azomko ko ishobora Azomko urabona yajya reka ngupangira ama equipe sibyo ngiye gupanga ko se zizarangira ngiye nyine ngiye gupangira ama equipe wowe umbwire imyanya ushobora gushyira Azomko hari ama equipe ane ya mbere tuvuge reka tuvuge formule bro maravolime mani maramovolime reba fata ama equipe ane harimo Rege harimo Patriot harimo APR sibyo harimo gusubiza hasi aho ngaho ikipe yose birashoboka harimo na Kepler sibyo kuva aho ngaho gusubiza hasi izindi zose zajyamo uretse ayo makipe sane shyiraho Tigers shyiraho UGB Espoir Orion Azomko Orion yo uretse ibyo ko ari ibyo uri gupanga n'ibyanjye urampangiye ariko nkubwiye ni kuva ukuyemo ayo ane that used to be 3 wongeyemo Kepler nongeyemo Kepler ahandi hose birashoboka Azomko yego Azomko urabona usibye wenda nk'amakuru ya UGB bavuga ngo tuzayumva urusaku rwayo tuzayumva ku makuru twakuye ku kindi gitangazamakuru kuri article banditse ariko birimo biragaragara no mu byo tugomba kuvuga nabyo birimo niba bakorejemo umweyo kavamo abakinnyi bageze ku 10 kuzamura guess what bagiye kuzana abameze bata abo nabo nabatanga challenge ariko bashobora kubikora still ngewe ikibazo mpora nkubaza buri gihe wakibure n'igisubizo nabahe bakinnyi birukanye abakinnyi bangahe harya birukanye abakinnyi babyitwa kwirukana cyangwa gusezerera iyo usezerewe umuntu arigiye kontra birangiye ntago buryo bumwirukanye niba utamubonamo inyungu ntago ubumwirukanye hari abandi bagiye mu ma equipe nyine nka ba Shafi sinzi niba basezeye kuri no zabo bose wabona ntabwo mbizi neza nimba amasezerano yarangiye ariko kuriya kenshi utumvise side story ubifata nkaho basezerewe ubwira amakuru utaruzi ubundi UGB irukanye abakinnyi bose sezo ikirangira isigaza umukinnyi umwe basigaye bahemba isigaza umukinnyi umwe hanyuma baza kumvikana byitwa ni ukuvuga ngo nyine sezo yararangiye ntabwo bari bakiri kuri payroll yabo twavuga ko babirukanye cyangwa kontra zabaye ariko hari kontra ibivuga ko niba sezo irangiye
after nyuma muri kiriya gihe baba bategereje reka tuvuge ko amasezerano yari yarangiye sibyo noneho basohora official statement yo gushimira abakinnyi bageze ku 10 barimo bari abazungu bararenga numva narabaze kuri ya flyer mbona ni 11. Okay, harimo abagiye mu yandi ma equipe tuzi harimo n'abandi tutaramenya tutazi aho baherereye ariko byanze bimuzi bazabona ama equipe kandi nabyo tubifuriza bashobora harimo n'abagiye nko muri Patriot niko mbikeka yasindamenya amakuru y'UG bakajya okay urumva noneho urambwira ngo bazakura abakinnyi b'abanyarwanda natwe rega turabazi abakinnyi b'abanyarwanda bashobora gufata ikipe kumva muri Patriot abutari kumva muri Patriot none bibaze na Patriot hari abigomba gufata akubwo barahari of course none se ko abanyamahanga bemerewe gukinisha bangahe si babiri se ni babiri ni batatu nishobora kuba ari babiri mu kibuga none ni babiri mu kibuga n'abanyarwanda batatu still yawe mu equipe bivuga ngo barahari none se bakwirukana abantu bangana gutyo arimo abanyarwanda bangana gutyo kandi bizi ko APR ifite ranfort nini ifite benshi noneho nibyo nari kubwira abahari ntabwo na regi kandi nayo nuko regi ahubwo nayo iri kubatwara bagenda basakuma man sinari kiritomo zo mu Rwanda sinzi ko zimeze ikipe nyine gufata abakinnyi wagira ntago ari gupfa okay gufata we still tocyaga kuri cya kintu wavuze ngo amakipe y'ibigo agihari agifite amafaranga nayo se ko akora amarekritomo akagucanga nyine nibyo ndikukubwira hazaba ibyo bintu ntacyo bahomba baragihomba umukinnyi wenda bashakaga coach azamwange bizi ko coach ari ashobora kuza akavuga mu mukinnyi ntabivuge ngo abyerure ariko ntamukinisha kandi ubona ari mwiza mu baranamuzanye byose si bisanzwe biri ibyo rero mu gihe ari ama equipe ameze kuri ariko no mu yasanzwe nabyo bibamo ariko nyine ama equipe ngende nagiye kubwira tugiye kugaruka kuri ya statement boss wa UGB yavuze ngo tugiye kumva UGB ngisakuza ngo yataye cyo gusakuza ariko sinzi ushobora gusanga wenda ari fan base bakizaza no kuyumva mu matwi kenshi okay niyo kari terminology niyo ntekereza ko yakoresheje iyo yakuvuze icyo numvaga yasobanura avuga ko mbwira abakinnyi b'abanyarwanda baba free agent ubu ngubu cyangwa tutekereza ko bashobora kuzajya muri UGB bashobora gutuma UGB nibura urumva ikina ijya muri finals ikina playoffs kandi abenshi ariho bavuye hari indi kipe yasezera abakinnyi tuzi biro official none se nyine ndi kukubaza yasezera abakinnyi benshi izakuraho abakinnyi baba elite bashobora gufata UGB bakayigana wowe wagendera bagakompeta na Kepler urumva bafata no muri Kepler na Kepler ni wano kuntu yitwaye wana batazayisahura Kepler no ubunye abapiti barimo ntabwo bashobora gukina muri D1 ngo bishobore kireka ni bakeya bakuramo abakinnyi bangahe kandi umenye ko ari pipiniere ya Kepler ni pipiniere ariko nyine abapeti niba babakubisa udukontra tw'amafaranga afatika babyanga bagendeye kuki erega nawe ugenda niba uyireba hasi niba aperi mu ntari itari gukoramo kandi iyo pipiniere yayo aperi mu ntari zatwara umupeti muri bare byari byose zafatamo Kepler nayo ifite iri muri Premier Division ifite Kepler ifite na nuza pipiniere yayo aho naho nava abakinnyi kandi amakipe yose ni meza mu bigaragara aho bigezaho twabibonye ese bakiza rubazi Kepler bakoze ama training bagiye bakora ama training azwi ya Ferwa ariko nyine ntago mu ma national matoyi ariko ntago mvuga ngo ntago izina riba mu munsi riba riyije ako kanya ariko hari igihe umuntu ajya muri equipe iri kuri calibre y'ubushobozi afite none akigaragaza cyane nka Olivier nk'ukuntu twamubonaga none se wowe ngaho mbwira abakinnyi utekereza bajya muri UGB nabaye njye nakubwiye nti ko twagenda ko UGB yasezereye abo tuzi abandi abo uvuga uti abari ku isoko abari hanze nzi neza barangije mu Rwanda rero mu equipe isoko ryo mu Rwanda ni ritoya nyine ibyo ni kukuba nka UGB barabo barasohotse havuyemo abagiye mu equipe abandi n'aba free agent right APR ntago tuzi okay APR cyakora ntuza Shema wa Mushema na Kimasa bo bari hanze nibo tuzi bavuyemo Marius okay Marius ariko yagiye mu yindi equipe ntago mvuga bagiye mu yindi equipe uri kuvuga aba free agent abadafite ama equipe tuzi niyo mpamvu ndi kuvuga Shema sari mu Rwanda ubwo bye simbizi wenda wabona rero baranamwegera ashobora kujya nko kwanuza ashobora kujya nko muri UGB kuko n'ama equipe inara ama equipe nka UGB niba ikeneye kwiyubaka umuntu uvuye muri APR aba ari kuri ntuza nziza ako Sano yavuye muri Sano ariko azajya gukina muri Patriot
I'm sure of that kandi birashoboka probability nyine ngiye bikunze Sano yajya gukina muri Patriot Sano akeneye ahantu abona umwanya uhagije wo gukina wenda Patriot ni abakinnyi izazana bashobora kutatuma nawe yongera kubona ariko bayikize gusa kizagira ngo ntabwo izakina ukuntu bivuga wagira ngo ntabwo izakina wagira ngo birarangiye Patriot izageza ku kibuga yitabiriye nk'ama ekipe y'ibigo abakinnyi bayo basanzwe bongere bakukuze uribuka nka UR ubushize ukuntu yitwaraga ubu uravuze ngo Patriot izajya ije kwitabira nyine nitsinda sava nitsinda turekekereza Patriot iri Patriot nyine ku rwego yari iriho yasorejeho ntabwo bishoboka kereka ubundi ntuza ariko nanuza hari na super coupe izaba ejo bundi ntabwo nzi igihe nanjye nduvana igihe ntacyo bavuze ni ariko nibutse nuza nesa Persia bitwaye byose Rwanda Cup na nuza nihe bitwaye byose nyine ubwo bivuga ngo ya kabiri ubwo ni Patriot na APR izajya gukina nta bakinnyi ifite abakinnyi regira bafite imana ariko ntabwo bari kuri level ntabwo bari kuri nyine abo tuzi sofa abo tuzi bakuze ariko ubwo basigaye okay Kamdo urababuze nyine ntabwo babyikinira nyine hazazamo ramfo igora cyari kwihasha cyakora bane biteye ubwoba ariko nyine ntabwo ubu ngubu ikibazo mbajije ntabwo muri iyi pozisiyo ndimo nawe sinzi niba wabasha kukinsubiza biteye ubwoba reka Patriot tunayireke isoko ryo mu Rwanda njye nibyo navugaga isoko ryo mu Rwanda ni ritoya abakinnyi baba elite bashobora kugufasha ugakina noneho buriya ngiye hari ikintu utabona competition mu Rwanda noneho ahantu igeze iteye ubwoba isigaye iri hejuru buri mukinnyi biramusaba gukoresha effort urebye nka ekipe nka Kepro ukuntu yubatse marekritoma make ariko y'ingenzi bari bakeneye irema kurerema tuyavuge bitwaye iki kwanza reba simbizi neza nimba bagifite wa mujama wo mu Rundi Gibert nimba contract arabayita nta gisibye yagaruka ariko yarabafashije bafite nuri abongereye amasezerano ejo bundi wari wabona umupoint kandi ukubita Denge sibyo ntuza none harishya kuriya sibyo tubibona muri NBA urumva kubitiraho Olivier shyiraho kaje buriya uyu mwaka hari ubwo twigeze tumubona ariko yakoranaga imyitozo ameze nka Otobo ntabwo yakinaga Otobo bushize ako kaje se bavuga ko ari cyo kibazo yari afite kaje yarasanzwe gukina muri APR ushobora kuba ari ikibazo cy'abatoza yagize batamubonagamo ubushobozi afite kaje muri make ni umukinnyi ufite experience yakinnye muri national igihe kirekire ese experience yacyakonta of course man experience nta rimwe utazanakonta ahubwo kuko basket y'iyi minsi isigaye ya miliyo isigaye ihinduka buri munsi muri mukinnyi bisaba kwiga bihozaho kandi bihinduka buri segonda nese utekereza ko ikintu gihindura liga ari iki ikintu gihindura liga ni abantu nyine ni ubumenyi bugenda kandi abajene batoya bazi kwiyadapta muri izo system ushatse kuvuga iki kera wari uzi ngo uyu mukinnyi azi gukina ibi nibyo arimo neza ariko ubu coach araguforma bundi bushyashya abo bantu bafite experience baracyari abantu wenda kaje discipline ukuntu atuje nta bintu byinshi kaje n'umukinnyi wabwira ngo kora iki ngiki akagikora okay nicyo niyo mpamvu navuze ni iyi experience ko kera cyakona uvuze kuri case no kuri Olivier se ni mukuru cyane ubundi uye ndi kuvuga Olivier okay nicyo nuko amazemo n'igihe nawe musore ikintu adafite ni defense nuko yatangiye no gukina akiri okay ibyo ngibyo nibyo coach agira agufasha kuri febre yawe noneho wenda byanakunanira ukagira backup umuntu uri bugufashe uyu muntu nimba ari nyine hano hantu atari strong iki cyuho cye kiraba covered gute rero ni umutoza kandi ikindi umenye ko Kepler ifite umutoza uri serious wongero na Aristide re gukira aho ngaho kandi na Aristide aho ni experience ihita izira cyane so Kepler ni ikipe imeze neza man ni ikipe noneho ikintu nkundira aya ma ekipe ari modern ari kuza nyine kino gihe muri kino gihe atari aya ma ekipe y'ibigugu nka za Rege nka za Patriot n'ibiki azi ibintu arimo every single move ni monde ya basket ni ubucuruzi monde ya basket ni ukugaragaza talent nshyashya
zitari zizwi no gutanga amakuru ya ekipe nyine buri wese Kepler imyitozo irabariza iyo bakabitangaza social media zo barazikoresha neza nyine bo bagomba kuzana ega nawe niba uzi ko abantu bose bacuruza boutique nawe ufite boutique ariko what makes special boutique yawe ku buryo izatira abakiriya kurusha abandi bivuga ngo niba wicaye ukavuga uti Kepler nashaka kureba bafite nuza X handle zabo urayibona amakuru ushaka urayabona na presidente wabo noneho we n'umwihariko ariko niwe ubigendamo ni nkuko natwe tuvuga tuti icyitegerezo cyacu ni president uburyo atekerereza ibintu byose muri rusange twe tukimfasayizinga muri siporo ariko no mu bindi nabyo tubibona ariko tukaba tuzi ngo hari iki kintu arimo aratekereza ibi n'ejo bundi ngo bakoze indi deal y'ibore y'amamoto noneho bari muri deal nabo gukorana nayo UFC bigeze kuvuga ko nabo bafite ni ugutandukira ariko ni amakuru n'ibijyanye muri siporo kugira ngo umuntu abikusanyirize hamwe byose ni amakuru n'ubundi kandi abaturarwanda benshi bagomba kumenya kandi akagezwa UFC nabo bari bakina kickbox nuza box n'intuzi n'imigeri bari bapanze bavuga ko mu bakandida bo kuzakira n'u Rwanda rurimo birabyo bizaba hanyuma urumva iyo mufite umuyobozi utekereza kuri ukunda siporo uri passionate about it ibaze ko yajyanye naki n'u Rwanda cyagiye rujya gukina muri Senegal kose ni scouting ariko akaba na spirit yo gukunda uwo mukino hanyuma urumva equipe ya Merite hari icyo abaganiriza hari uburyo abegera ntabwo ari perezida uza abantu ukabona barahubanganya ari friendly kandi ibyo byose ni ibintu bimotiva abakinnyi amadiru yabo yose barerekana diru bakoranye na Canal Plus yo guhereza ama scholarship abakinnyi n'ibintu bigaragara n'ubushize twabivuze muri podcast ishize sinzi ibindi abantu bashinzwe communication mu equipe ntabwo you not there to surprise abafana banyu ushobora gukora ibintu byose ari surprise kandi impamvu ibyiza turabigaragaza ibibi nabyo turabigaye urumva ibi wenda niko mwabipanze ariko is much better sinzi nababona ko bibigayitse cyangwa birimo ikibazo ikintu nabonye kizi aya makipe ari modern nyine aya makipe ari mashyashya nuje uvuga ko ari mashyashya cyangwa nyine yaje ari mashya ari abakinnyi ari bashya ari administration zazo bazi ibintu barimo bafashe igihe cyo kwiga yani projet ndende bariga nta peri nabyo nushaka kuyizanemo nese peri y'imyaka izutse ejo bundi exactement nabo bariza bavuga ati ariko ibintu turimo byo kugira twitabira gusa tutoramo dufite legacy yuko dufite ibikombe byinshi wabonye hando za peri ukuntu zagize zazamutse zaratumbagiye mani rero nyine ni ibintu iyo ukoze birapayinga tu hard work pays shout out ku muntu ukora uhandoringa content creator wa peri ararenze kabisa uzi afite ama content menshi kabisa nyine bagira utuntu twinshi abakinnyi ejo bifurije abanyarwanda abafana babo umwaka mushya noneho hari izindi videos bakora zo nyine like ni nka get to know abakinnyi uko babayeho vie quotidien yabo iki byose nyine n'abandi bose uko ama equipe agenda aza turabatekereza ko namwe mushobora kurushaho kandi sinzi mutabona ko bigaragara kandi binafatika kandi kizi uzi ko usanga n'ibikore ibintu barabifite urumva amakipe y'abana afite abaspo amenshi asigaye mbere yo kwinjira asigaye abanza no gushaka sponsorship cyane si no kuvuga sponsorship na equipe itakigira kamera icyo cyo bakiza kandi twizera ko niba equipe zifite kamera twizere ko na Ferwabi zifite Ferwabi ntazi match tuzongera tujye tumenya ngo twarebye imwe ikomeye ikintu dusaba federation rwose mutubabarire basket ntago ari umukino w'abanyakigali gusa urumva basketball is not for Kigalians gusa basket ni umukino w'abanyarwanda bose kandi imikino mwerekana amasaha mwerekana ni amasaha agoranye 12:00 saa 3 nta kuntu umuntu utaha i Karongi ashobora kuza i Kigali kureba match ngo asubire i Karongi at least try to stream all the games nyine ikibazo haje mu kintu cyitwa business barareba ati turinjiza cyane twinjiza ubu se reka nkubaze ikizi business yose ntabwo winjiza for the first day of the business ako ntiwanahomba buri munsi ngo uvuge ngo yigo ngo bizagira ngo mfatishe bikunda niyo mpamvu nabonye akenshi uzarebe effort nyinshi bazikora ku mamaca akomeye
akose noneho twebwe reka noneho twe tuzi noneho bazatwemere twe tubyikore nabyo babishyize ku isoko se buri umuntu bazaba bahomba iki noneho cyabashyire hanze iryo soko turipiganirwe nyine hari option nyinshi twizere ko wenda byahindutse bashyire hanze iryo soko turipiganirwe abantu ariko nibura abanyarwanda barebe game kandi abantu banazireba nabo ni benshi bazireba twese twabaye muna ibutari urahazi wabayeyo ikaronyi ngenda hazi n'abandi bazi Musanze Gisenyi n'umujyi wa basket urambwira ngo abantu kuki ubima nyine right yo kureba basket ku buryo bisaba ko yirya kimara akavuga ngo Patriot izakina uyu munsi akavuga ati nta kibazo ni muri weekend ndamanuka vendredi nkisoza ibyo ndimo gahunda ndimo niyo turuka nk'imusanze agera inaha match ayirebe avuga ati ubwo ndarari i Kigali nzasubireyo ubundi se uratekereza ko uza motivation y'abana batoye bari hanze bazayikura he nyamara bagomba kujya kwireba NBA umwana arareba NBA arare yicaye ariko zo kuko arabizi ko kuri platform nyinshi urazibona gusa nyine twizere ko ubwo twe tukiri kuvuga mu makipe uburyo amakipe mashyashya asa n'ari mashyashya amazina mashyashya twumva ari kuzana impinduka nziza mu mukino hanze y'ikibuga no mu kibuga muri rusange urumva twe tukiri kuvuga kuri Kepler ibyo bya Ferwaba twabivuze n'ubushize muri podcast zabanje ariko n'ubundi twama tukibutsa kandi abantu babishimye n'abantu hamwe iyo mubishimye mukababwira no mu mahano zavuga ati ibintu ni sawa ama press conference zabo iki bakatubwira ariko hanyuma tukigaruka ku mukinire cyane cyane ama equipe twe tukirimo umva uruvuze Kepler ndavuga ni Kepler sava nk'ubu nabwo n'izindi nazo zirimo kwiyubaka tukivuga akantu ka experience bavuga Kepler abakinnyi yashyizemo ni beza kandi babonye ko bakwiye niba barasoreje kuri uriya mwanya Kepler ariyo nto kuyabona yigasoza yakabayije muri division ya mbere ahubwo kubera ko amategeko atayemerera Steve aracyafite na plan B ya equipe y'abato yabo ahubwo hari ama equipe abari aho natwe tuba tudafite tumenye amakuru yakinnye ntituzi uko bimeze wamuganira ibintu tubavuga ngo bicike byo kwihana njye kutishyura abakinnyi ibyo byose sinzi kugira ngo bizacike ikintu kizaba utunye twabombori dutuma nyine ntuzitagiye ubundi rega basket yacu turacyafite na noza na manke y'ama equipe mu gihe ligue itarabona nibura ligue itarabona nk'ama equipe nka 15 kandi ari uzi ko nko muri aya ma equipe 10 ama equipe mazima wabona atarenga 5 ariko nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi adafite ibibazo ayandi 5 cyangwa 3 cyangwa ntago ari ako kanya nabo babyanze se nibo federation niyibigira mu ruhare nta abantu bazi basket nibanditse bazi basket man n'abashoramari ntabwo bayizi uzi ko basket abantu bagerageje kuyimenya uko ari nije tuvugisha ukuri kuyimenya gute abanyarwanda nyine abanyarwanda benshi batangiye kumenya basket bayitaga Friday night yaberaga muri Petit Stade buri wa gatanu uribuka Petit Stade yajyaga mu bantu bangahe yaruzuraga man nyine yajyaga mu bantu bangahe Petit Stade 500 nisabo ntibabaga babimenye ko yabaye neza abantu 500 u Rwanda rurimo miliyoni zingahe maze basigaye banitabira nano RDK basigaye baza bakuzura nyine u Rwanda rurimo miliyoni zingahe ku buryo na za ntuza na za n'ibibuga by'ama equipe harya Petit Stade yajyaga mu bantu 100 imbere ntabwo 10,000 byageraga ibyo byari stade nini ariko stade nini yajyaga ariko nyine still abantu bari bakigiye vuga ubwira ikintu impamvu federation abantu bagine n'abashoramari ntabwo bamenya basket ndetse urubuga rwonyine nyine ukoraho advertisement ya product ya federation si umukino nyirizina bakoresha social media Instagram yonyine bakoresha nibura gake na X nabwo kandi X inyuraho amakuru website ya federation irakora ni amastati ni yakiza nuza umenya barakoze ntuzimwe sinzi niba no mu bindi bihugu ariko bimeze urumva basket yacu kugira ngo igire federation yegere media itanga amakuru ama equipe atanga amakuru nyine abashoramari bamenye basket bibumiye ama equipe yongere menya amakuru aryana si gusa
amakuru mbanza kuyatanga ari ikibazo gikomeye. Yatanga umenya atera utuntu. Noneho tekerezaho ekipe nationale, ekipe y'igihugu. Ekipe ni y'igihugu ntabwo ari ya federasiyo. Urumva ekipe y'igihugu yifata bagahamagara abakinnyi bakabajyana muri lokale bakabavana mu gihugu bakabajyana hanze, nta press conference, nta press conference, nta nuza no kubemerera gusura mu jyayo habura iminsi 3 no kwemera gusura ku myitozo bikaba ari ikibazo, abanyamakuru bakabavugisha induru. Ikipe se ubwo ni iracyari y'abanyarwanda, kandi amakuru ya ekipe agomba gutangwa nabo bagiyemo, ba nyirizina abahagarariye ekipe bayirimo ntayo bari gutanga, n'abagomba kuyasakaza hanze ntibari kubaha ubwo burenganzira bwo kuba abantu abanyamakuru bararyana bikiki mu kibuga. Ni ikibazo gikomeye, simbizi ariko nyine noneho warangiza ukavuga ngo nuza federasiyo iragira ligue iragira amakipe angahe, ahubwo n'amakipe 10 ni kubw'amana. Ligue surumviri bugira amakipe angahe? Nyine aracyarimo ibinuza utuntu twinshi tugiye tumeze gutyo dutuma nyine bitagenda uko bikwiye, ariko twizera ko petit à petit bigenda bikunda, hagenda havamo tumwe na tumwe avamo utundi bigenda byoroha ni pole pole. Reka ariko tubyizera kandi nako bigomba kugenda, ntabwo byose byakemukira rimwe aka kanya. Ekipe yitwa, reka nkubaze kuri ekipe yitwa Reg, ubu ngubu kugeza ubu ngubu idafite n'umutoza. Reg nta ari umutoza ifite se, Mushumba uratangazwa akashobora kuba hari, ese bazatangira batarakoze imyitozo. Cyakora reka mbabwire mw'abantu mwe dufite hano hanze hari ama surprise menshi rwose azabaho y'amakipe yacu kabisa. Gusa njye ntekereza ko Reg buri ikoze deal nziza, akakubwira ati shwi Reg ikoze deal nziza. Urumva uriya mutoza bamufata uriya bakobwa nawo muvuno ushobora kuba urimo akurira kwa Dr. uriya mutoza w'abakobwa bamufata, noneho bamara kumufata akazafasha Reg y'abakobwa muri playoffs. Ngiye niko kubera ko playoffs z'abakobwa ngira ngo ziba nyuma y'iz'abahungu. Ubushize yabaye hanaciyemo n'agahi. Ubushize hari igihe zaberaga rimwe bagenda bazinyuranya gutya, ariko ubwo batanze umwanya ubabonye ko nyine zari zisigaye none ziri kwitabirwa cyane, n'icyo avuga teka dutanga umwanya babanze yitabiriza abagabo, nyuma zisoje atangira n'iz'abakobwa. Ako biriya bintu ni bibi, bituma basket y'abakobwa kwa kundi bavuga ngo barabanza sangahe habanze abakobwa nimugoroba haze kuza abahungu. Ngiye birambona ari byo byiza, nabo barize ntibabuze ikintu bakoze, ariko biteguriye cyangwa ku yindi side bira ni byiza bihereza nyine game z'abakobwa biragira bagira umwanya n'agaciro kabyo, bigira full time kabisa. Ariko nyine wenda ku musaruro w'ubwitabire bwo ntago ari mwinshi, nanone bakabara mu buryo barabye expectingaga ko bishobora kuba, bakabara no mu buryo bw'ubucuruzi, kuko nyine nibyo nkubwira nese ubwitabire n'ubucuruzi, zabitabire bose n'invitation bafite mu bucuruzi. Ahubwo wenda utabashobora tuzareba uko structure zaba zimeze, tumenye ngo si bihari z'ubundi biranara, ahubwo nuko tutarebaho neza. Ariko kalendari se bayisohoye ubu rero, wa mugani wa Imana hari ama surprise menshi turabivuga gutya, ariko turimo turatekereza ikizaba, tuzareba ikigeranyije amatsiko twese. Reg yo reka tube tuyiretse, iriya ekipe ba Marius bagiyemo na Kaceka Tigers ariko n'ubushize yari yagize. Tigers iri kwibona gute? Tigers yakuze n'umucoach, yatwaye n'umucoach mwiza, ubyongeraho mu mwiza mu Rwanda, umwe mu beza. Tigers aho bizakira no kuyitega n'ubushize, nyamara muri fazare byari sawa. Tigers yari yakanga netari nk'iya gatanu. Reka tumwe ku mazi dufatemo agapoze gato, twongeye kugaruka no tubivuga byose, tubivimuzi tuvuga n'amatransfer ahari abakinnyi bagiye bava mu ekipe amashyashya atandukanye nayo bushize twe twavuze, hanyuma tuze gukurutira ikiganiro no dutegereze numva ikindi tuzakoza gikora nyuma y'amamatch ahari cyangwa amamatch yegereje. Nyuma y'amamatch ni kera. Stay tuned. Baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Worldwide Service Limited ni kampani ibafasha kubona visa zo kujya kwiga no gukorera mu mahanga, mu bihugu nka Canada, China, United of Kingdom, Germany, Poland ndetse n'ibindi. Akarusho utasanga ahandi ku bantu bize gutegura ikawa babashakira akazi byihuse mu bihugu nka Oman, Qatar ndetse no mu mujyi wa Dubai.
ibyo biba mu gihe gito bakava mu Rwanda bafite amakontara y'akazi. Igitangaje kandi application ya Visa yose uyishyura ari uko wabonye Visa yawe. Gana Worldwide Service Limited igufashe gukabya inzozi zawe. Welcome back. Abantu bakeneye izo serivisi tumaze gucishaho mugane Worldwide Services, nimero ziri kuri screen zanyu, noneho babafasha abakeneye akazi, abakeneye kujya kwiga, abakeneye whatever mu bandikire. Hanyuma kizi twari turi kuvuga kuri Tigers. Amarekritoma yakoze, nagira turebe uburyo yasoje shampiyona, uburyo cyangwa numvaga mu bintu ko ashobora kujya nko muri nuza muri iki kubera iki se UGB ifite umutoza ubu nese nuza Tigers nta yari ifite gusa Tigers yagize season nziza ubushize, sibyo? Ntabwo navuga ngo yari nziza cyane kuko ntabwo yigeze making muri playoffs, ariko yaragerageje. Tigers ifite n'abakinnyi beza man. Ngiye buriya Tigers nemera uriya mupeti witwa Fisto Irutingabo, ndamwemera bya hatari. Harimo n'abandi bapeti bakiri batoya bafite amatara, urumva? So Tigers yakoze recruitment, navuga ko yari ikeneye. Gusa bakoze recruitment nziza ku mutoza. Niba mufasha bakamuhereza abakinnyi bake, nyine n'umutoza ashobora kuvuga ati mumbe ko se we wagiyemo mbere, I think so. Akavuga ati ku isoko mufite abahe muri gushaka, akavuga ati uyu nguyu n'uyu match better, kuko namwe umutoza atabemereye ko uriya mushaka, niba yabasabye ngo ntibikunde bitewe n'ubushobozi cyangwa nuko conditions zidakunda, azakoresha abahari. Ariko niba namubwiye mutabo twahisemo naba, akavuga ati okay mwarumvikanye, cyangwa mutarumvikana mwazana uriya kugira ngo muzane uyu nguyu, umutoza nabigiramo impact. Kandi no namwinuka urabizi bitewe n'ukuntu akinisha abakinnyi be, nyine agomba kumvikana nabo. Mwinuka ni umutoza mwiza. Hanyuma ubwo nyine twa tubikomoje, ubwo ayo ni amakuru ya mbere utanze y'abagiye. Hanyuma garuka ku rutonde rw'abavuye cyane cyane muri UGB. Abavuye muri UGB kari benshi, kari ikipe yose. Nyine kugira ngo n'abadukurikiye bamenye, hari igihe tubivuga tubica hejuru tuvuga gutyo umwe ku wundi, ariko UGB yavuyemo abantu benshi man, ni nk'are ekipe yose yavuyemo bariya wa mu Nemanja, dushaka kuve ku murongo, uvuge ku murongo wose. Ku murongo zo yavuyemo wa mu Center Nemanja. Nimba ameze nk'umurusiya, sinzi, ntabwo nibuka neza nationalite yiwe. Ivamo Rambati yavamo San wamujama wagiye muri reg, nibagiye izina rye. Shafi aragenda, Yaya aragenda, basigaranye abakinnyi bakeya. Bitanga space kugira ngo hazemo abandi. Gusa ngiye ikintu nashaka ko tugira wenda like ni nko gusesengura ama equipe sofa, ariko ama equipe uburyo twasesengura ama equipe hamwe namwe afite amakuru akiri hidden, agihishe, tutapfa kwita tumenya. Uretse natwe n'abandi nyine tuba twagerageje gukora ama research n'ibiki, amakuru yabo abagihishe. Ariko nka impamvu tuba twibanze ku ma equipe amakuru yari hanze, nuko ariyo bigaragara kandi byo yamenyekanye, abayashyizwe hanze. Nk'ubu nka Tigers nta kintu iri guhisha. Tigers irakwereka binje, ikakwereka abasohotse. Kepler irakwereka binje, ikakwereka abasohotse, kimwe na APR. Ariko Patriot wapi Reggae recruitment zayo nimba sintekereza ko wenda ihitamo kuzitangaza zose, gusa inkeya ziragaragara. Ariko naho gusa twamenye nyinshi nizi recruitment bari gukora nta kantu karimo. Mu mboni yawe, mu mboni zawe nk'umusesenguzi. Mu mboni zanjye nta kantu karimo. Wa mujama navugaga na Ganze. Mu mboni zawe nk'umusesenguzi nta kuri reg nta kantu karimo. Ngewe ndabona reg na Patriot, ndabona rwose nibareba nabi Tigers irabakubita, irakuremo equipe imwe muri top 4. Ashaka mbona kuvuga Tigers na Kepler iraho hafi reka. Ngiye reka nkubwira ikintu nkundira ya ma equipe akomeye. Arekirita mu gihe cyanya cyo gikenewe. Ariko kandi icyo gihe uzakigeramo. Ikindi ubwo hari amakuru tugomba kumenya. Arekirita hari nk'uko Windows bavuga, Windows zo kugura no kugurisha. Ngewe sofa kuko ari igihe within muri nuza muri saison mo hagati equipe igira ikazana umukino. Ibyo bintu ugomba kubitohoza.
nguhaye sinzi n'ubushize wigeze kubimbazaho tubibonye kuri ekipe ya APR iri kuzana abakinnyi ariko ni muri nuza ya kabiri muri second leg ni ukuzashaka amakuru afatika yabyo kuko sinzi nyine kuko nko muri football bagira amawindo azwi babizwi neza ko abakinnyi bava mu ekipe bajya no mu yandi ariko siko turi kuvuga mu bahungu mu bakobwa ho biba bimeze gute mu bigendanye n'iki mu bigendanye no kurikirita no kugura abakinnyi kutwe kute bose barebwana n'uzimwe structure zabo ni zimwe zose oya kubera iki tutajya tumenya nyine ngo what's going on mu makipe y'abakobwa naba amakuru uburyo bayatangaza uburyo atangwamo tubimenya amakipe y'abakobwa cyane cyane atangira kumenyekana bigeze muri playoffs kuko tuba tuzi ngo hasigaye izi n'izi ariko tuvuga ngo ni amamatch akomeye ameze gutya na gutya ariko harimo ayo twagiye nyine tumenya nk'iriya ekipe ya hari na ntuza hari n'andi makuru y'abari abana babiri babonye ntuza scholarship yego ni amakuru nayo kugenda umuntu nyine ya-updating abantu ariko ubwo nyine nuko tukiri kumva transfer ari abavuye ari abagiye niyo tukiri kuvugaho hanyuma podcast itaha tuzibanira no ku makipe y'abakobwa amakuru ntaboneka harimo Brigitte babonye scholarship yo kujya kwiga muri France ni partnership iriyo federation yabo niyo mu Rwanda noneho ahubwo ya partnership nibwo dutangiye kubona akamaro kayo bigeze gutangaza partnership federation yo mu Rwanda ifitanye na federation yo muri France ariko byari bimaze igihe nta kintu kigaragara hari igihe baba batabyumvika hari igihe nyine haba hakiri ibindi bikiri gukorwa mu gikari bitaremezwa cyangwa byumvikanweho nyine ni agatekerezo urumva twavuga hari andi makuru ahubwo ababaje amakuru ababaje byatari PRC Musanze yabaye ya dropping out ntuza yavuye muri noza muri deuxième division nayo narabyumvise niko bimeze biro official man official handle yabo ya Instagram kandi IPRC ifite ama equipe angahe ubundi siyo na IPRC Kigali na IPRC Huye ze nayo y'abakobwa ariko y'abakobwa abahungu harimo muri deuxième division sinzi urutonde reba ubushizi zasoje ko zasoje zimeze none se reka mubaze mani buriya biba biterwa n'iki kugira ngo equipe ikore drop out ubushobozi ushobora kuyigonga ubushobozi hari igihe ikigo cyisha kikavuga kiti dufite ama equipe menshi IPRC Musanze sifite hari equipe ya muri fite ndavuga nyine none se nk'ubu na UR kera hari muri deuxième division hari iya Kiste hakaba iya Gikondo hakaba na Huye bahuza Gikondo na Kiste yitwa UR Kigali kuyigumaho rero nanuza na IPRC barigiye bari bakareba umusaruro ukuntu umeze bakareba n'amafaranga bari guspendinga kurumva baratega babashakira amazi baba nyine utuntu twose bakaba nk'umuyobozi n'igihe n'umuyobozi baba bafite abatabyumva ariko federasiyo irabafasha ariko cyane cyane nanuza n'ishuri ubwaryo rishyiramo amafaranga kurusha uko na federasiyo yashyiramo ariyo yose niba hateguye match bagomba kuyitegura singiye kuvuga ko ega n'ubushize wibuka ko nazo deuxième division ikiza abagamo na za Rusi ari nuze ko Rusizi Bibisari cyangwa Karongi sinibuka na Karongi yabaga kuvuga izakuri nazo zari zirimo zose zagiye zivamo hari amakuru daheruka kumva ntago tuzaho zagiye zose n'ubushobozi bari kwipima ngo barebe mbona giye byagakwiriye ko ama IPRC menshi agira ama equipe yawe vuga ibigo by'amashuri kuko deja ahantu basket nyinshi twagiye tumenyera ivugwa cyane ni mu bigo by'amashuri cyane cyane secondaire mu bintu by'ama interscolaire habaga ari hype ya danger tubizi neza none byarakonje ama equipe ajya no muri FEASA mukabimenya ku bw'amakuru mwashatse mwamenye ngo bagiye hagasoka n'ama equipe mutazi none se uko federasiyo itangiye gushakira ama scholarship n'abakinnyi mukaba muri kufunga hanyuma n'ama universite abijemo vuba nabwo cyane akiza deuxième division amenshi ariko nka IPRC igeze urana yabaye pipine nayo yo muri premier division igihe kinini abakinnyi benshi bari gukina ubu ngubu bari banyuze muri IPRC Kigali
ariko byose bigendana na administration ibigezweho. Hari igihe umuyobozi aza avuga ngo education nta kindi. Uwo rero ibya siporo bikaza kuko muri nuza mu migabo n'imigambi no mu byo bitarimo biba birimo, ahubwo nyine ako gapariti kayo kakaza ari gatoya kandi byose birakunda. nk'ubu sinzi niba hari ahantu hakiri ni terime bakoreshaga, sinzi n'ubikoreshwa abahashyi, abantu biga bishyurirwa mu yindi mikino. Ariko ubundi reka nkwereke, none se reba nk'ubu twari dutangiye kubona ikintu cya development. Icyiza dushima Imana nk'uko ubushize wabivuze, hari nuza nshyashya, minisiteri ya siporo ifite abayobozi bashyashya kandi development ifata kote zose. Twavuze ngo ibya infrastructure ko zihari ahantu henshi kandi zikiri no kwiyongera. PRC ikibuga ifite mani cya basket, ifite ikibuga cyiza ya nuza yahuye Musanze no hari ikibuga cyiza, hari yanuza hepfo uzya Nyakinama hari ikibuga cyiza sose ya PRC n'ubundi. Rero sinzi ari akantu ka development infrastructure ko nese rero dore buriya wavuze ikintu bumbise mbihuza, wavuze ibintu by'abakinnyi. Isoko ryacu ni ritoya, ni rito kubera iki? Development nta kintu iri gukora, nta kiri kuba. Niba development ihari hakabonetse abakinnyi kuko harabiri kuzamura, ariko ntabwo turi kubona. Niba utari kubabona nuko development nayo iri hasi. Sibyo nkubwira se nyine, bikaba ngombwa ko bajya gushaka abana bo hanze, abavuka nyine kuko ari abanyarwanda, ugatangira kuvuga ngo uriya mupeti ngo watufashe amasezerano na Nike ngo mutangire ngo mumuzane mu Rwanda ngo no gusarura ibintu twe tutigeze dushyiraho itafari. Na development yikoreyeyo, kuki tutakwiga development uramushaka hiki z'ahandi utangiye umuhamagare muri nationale questioninga ko wari wavuze ngo isoko rirakeneye. Twibaje tuti isoko ni rito kubera iki? Nta banyarwanda bavuka, ni ibintu bigaragara. Nta banyarwanda bahari, byose si ibintu bigaragara. Ndetse nimba equipe nka PRC, reka nguhe urugero, equipe nka PRC iri muri champion, sibyo? Irakinira i Kigali, sibyo? Irakinira i Kigali, muri kubyumva? Irakina saa 1 cyangwa saa 3, urumva? Equipe mbere na mbere kugira ngo equipe igire abafana, equipe tuvuge nimba ari equipe ya Musanze, nuko nibura abafana bayishyigikira, sibyo? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakaba ari kuyishyigikira kugira ngo igire na fan base, banayitera inkunga nayo mafaranga nayo matike n'ibiki biboneke. Wowe aho kugira ngo equipe yegereze abantu bayo, abafana bayo, abaturage bayo, uri kubahungisha public yayo, sibyo? Kuko nka federation federation ifite ama equipe mu biganza byayo. Ndabeshya? Nta equipe yemere kwishyuza match, nta equipe yemere kwakira match, ibibuga byose ni bya federation. Nurangiza equipe iri Musanze uyijyanye gukina i Kigali, uyikinishije saa 1, nta nubwo match uri streaming. Uratekereza ko umuturage rero uvuye Musanze akazi Kigali akareba match ya saa 1 ikagera saa 4 agasubira i Musanze? Ako naho urebye kuri ntuza bishobora kugira ngo bongere igihe sezo imara, kugira ngo nyine bajye bahuza n'ayo masaha, kuko byanze bikunze hari match nk'ebyiri buri ntuza ku munsi. Hari ari match imwe akenshi hari igihe ari match imwe, hari igihe biba, ariko ni uburyo bwite ko ari uburyo bwo kwiyaranja. Niba ikindi baricaye bakareba bagasanga ama equipe menshi ari muri deuxième division yose abarizwa i Kigali. Come on, ese kuki basket mwegize y'abanyakigali gusa man? Ntabwo ari y'abanyakigali, ni ukureba facilities n'uburyo ama equipe. Ngiye ndi gukubwira ngo equipe iri based mu Bugesera, ni urugero nguhaye. Ubwitange niva Huye ikaza Kigali, iri based i Huye, urumva? Ntikorera imyitozo, niyo headquarters ziri, ni equipe iri based nyine ubuzima bwayo buri i Huye, urumva? Abanyeshuri utekereza ko ubushobozi bukuriho first of all irabukuri Huye, irabukura ahantu iri, urumva? Irajya nyine irajya gusocializinga ihereye i Huye, urumva? Umufana wa mbere iramugira i Huye, kuko urumva equipe nimba ibana n'abaturage bagomba urumva nimba wowe uturuka Igikondo n'urugero, hakaba hari equipe iri based ariko ndumva byaragiraga ubwo habaho ubwumvikane bw'ama equipe. Ntabwo uri gutuma nsoza kuvuga, ngere ka nsoze kukubwira igitekerezo cyanjye, sibyo? Equipe iri based i Huye, urumva? Uyizanye ni ukuvuga abafana bayo kwanza na fan base yayo bigomba kuba iri i Huye, sibyo? Kuko na social engagement bari bugire barayigira i Huye. Hari boro nigeze kubona za Yusef
ariko ari nyine engagement ye n'abaturage ba Bugesera, mbona ni ibintu byiza. Uri kugenda ufasha abaturage b'i Bugesera, ubuhinzi, ibiki uri kubegera, biriya bintu ni ibintu byiza, kubera ko ikintu cya mbere umuturage arakwiyumvamo, urumva. Ikindi cya kabiri, igikorwa cyo baragishyigikira, n'igikorwa cyo baragishyigikira. Nta nubwo ari nushiraho uburyo bwo gusapotinga ekipe, ntabwo umuturage biri bumutere ikibazo, kuko byanga bikunda na ekipe iri kugira social impact ku baturage nabo barumva ko bari gukora kizabagira umumaro. Noneho federation ugiye gufata ekipe yagakwiye kuvana ubushobozi ahantu iri based in, urumva, uyijyane gukinira i Kigali. None numara kuyijyana no gukinira i Kigali, na match yabo ntuyereke n'abaturage, ntuyi streaming. Nese ubwo urumva uri gukora iki? Ni ukwirebaho kuri kote gusa, ni ukwirebaho ku buryo bwo koroshya imikoreshereze. Nyine ni igisubizo cy'ako kanya, ni igisubizo cy'ako kanya. Kandi ibyo bintu niyo mpamvu ubona n'amakipe amwe namwe ari kugenda a dropping out, kuko impamvu nka IPRC Musanze n'urugero ngo bwiye ifashe igiye ifata game zayo zose iri bwakiri kazijyane Musanze. Si bafite ikibuga, ni bafite kote. Oya, ntago biba hariko ni ibintu mu bizu musanzwe. Iyo ikipe ifite ikibuga fazare, niba match ya mbere ibereye Musanze, indi beranga, no kuvuga ngo match zabo zose sibyo, hari yego nimba ufite home court. Sinzi igihe impamvu nuko wavuze ngo nagucemize, sinzi igihe byahindukiye, kuko nzi ko ubundi niko byagendaga, ahubwo hakabaho ubwumvikane. Navuze UR nicyo cyarimo na UR Kavem, iriya UR aho zitwa Busogo, niba atitwa Busogo, nazo hakabaho ubwumvikane. Ekipe iyo ikaba yakubwita twebwe byatugora kugira ngo ekipe ze tuyakirire i Busogo, reka tuzayakirire ku kibuga cyayo i Kigali. Ariko kugeza ubu ngubu ndetse byagugute, cyangwa ubwo biragora ekipe uje kwakira, kuko iratega irashaka hoteli. Nyine hashobora kubamo icyo kintu, nabo ubwabo bakumvikana, bikitwa ko byagorana, ahubwo banzuye ko bahurira i Kigali. Ase kizireka nkubaze, ni ubushobozi budahari cyangwa ni ubushobozi bwo gushaka ubushobozi budahari? None se kuvuga ngo okay, source ya ekipe gutera imbere naho ibarizwa Huye, bazishyuza abanyeshuri? Why not abishyuza? Nese kuki game zibera kuri Kepler? Kuki game zibera kuri Kepler? Kepler yakira abantu bangahe? Ntabwo game bazishyuza? Nuko ari muri Kigali nyine. Ariko uzi impamvu Huye hano ikorera mu kigo cy'ishuri? None se Kepler nayikorera mu kigo cy'ishuri? Ikorera muri campus mo imbere. Abakiriya ba mbere ni abanyeshuri. Ubwo ngubwo Kepler cheka ku kintu cya fan base yo birumvikana, ariko ku kigendanye n'amafaranga. Mbese ubu tekereza ko Kepler iramutse ikoze inama muri Kepler ikavuga ngo ama equipe dufite ya Kepler, urumva, turashaka bisi buri munyeshuri, ntabwo ari itegeko, ariko urumva mugomba kwitanga, sibyo? Cyangwa se kugira ngo birusheho kutworohera kwakira ama equipe aje gukinira ahangaha, turashaka kugira sonorisation ya hano, sibyo? Mwitange buri munyeshuri, niyo wakitanga ugatanga 500 commitment y'amafaranga 500, kugira ngo tubone nyine ambiance, tubone ukuntu twakira ama equipe yaje kudu. Abanyeshuri babyanga, uzima batabyanga, nyine icyo gikorwa baragifata nk'icyabo, sibyo? Baragifata nk'icyabo. Iyo equipe zije niyo ruwayizire barayibona, babona abakinnyi barishima, nyine game iraba, nyine iri kuri doorstep yabo, man, game iri kuri doorstep yabo. Ngo bambwira ukundi ufata umuturage wo Musanze Nyakinama, umubwire ngo hano hari equipe ya Musanze, IPRC Musanze bla bla bla, dushaka kugura bisi, wenda tuvuge nko ku muganda, bagiye ku muganda, mwihangane mutange igiceri cy'ijana. Gute se n'ikipe batarayizi, batarabona n'umukinnyi n'umwe nta na bisi zirava i Kigali, bisi 50 ngo ziparike hariya, n'umuturage ucuruza busheri najye ucuruza akabari agurisha nayo mazi, cyangwa agurisha n'iryo cupa, abone n'izo nyungu za basket. Urumva biri ugende bite? Ariko ngo ucuruza akabari nimuva i Kigali muri 50 mukajya hariya, ntabwo ari buri 100 akorera, sibyo? Musanze nijye kumusaba amafaranga avuge ngo tukeneye gukora infrastructure umuhanda kugira ngo abantu baze gukinira ahangaha, ntabwo ari butinye gutanga 50 kazi kazabona inyungu nayo mu gihe kiri imbere. Ubushake buri mu buyobozi, ntabwo buri mu ntuzi, ntabwo buri muri ubushake buri muri administration ibihagarariye icyo kigo muri rusange. Aya na federation. Yego, none se ibyo bigo abanyeshuri barahari, abakinnyi barahari, ntabwo baje gukina. Oya, nta koti bafite, barifite. Iriya koti buriye niya ntuza ku bantu iri bwakiri, buriye niya Kepler. Kepler bafite ahantu bicara, bafite ahantu bicara. Huye nta hantu bafite ahantu bicara. Reka ni ntuza, ni gymnase imeze nk'iriya ntuza
ari bayitaga NPC iri iruhande rwa stade ako cyo ni kinini ariko hakwakira abantu babishyizemo ubushake okay impamvu wenda ubushake bakwakira abantu kwakira abantu mu buhe buryo abafana ariko cyane cyane uko impamvu mbivuga hari amanuza ama intercampus amakampus arahura agakina kandi akura kwa interscolaire baraza kuko urumva niho bakunda no kubijyana kuko bagira ibibuga almost 4 bya basket kandi urumva amakampasi aba ari menshi kuyahuriza ntabwo yakinira rimwe ugasanga nk'amafinali niyo bajyanye muri gymnase izindi zirakinira hanze kuko rero hari facilities nyinshi muri urwo rwego kandi naho hari numva ariyo campus ifite abanyeshuri benshi yewe kuko nka Gikondo nta igihari bose bagiye intuza ariko ku kintu kijyanye no gutekereza sinzi hari ikintu okay hari amakuru nyine umuntu atagiye akurikirana by'umwihariko ariko umuntu agakurikiranya akamenya byahindutse ryari kundi imbere ekipe yavaga hano ikajya gukiko nka Rusizi kuvamo akaronge niba ari Karongi na Rusizi yavuyemo wayumva niba match zose bazizanye i Kigali urwo rugendo kujya uhora umeze gutya kandi ntabwo yari ekipe ishingiye ku kigo ishobora kwenda iyo yitwa Karongi cyangwa yitwa Rusizi ishobora kuba hari some funds ikura mu karere by'umwihariko kuko igasohoka muri iryo zina sinzi ubwo n'impamvu n'uturere tudashyiramo nk'intuza tutekereza nk'ibintu gusa niya social engagement nyine mvuga man wagira ngo nyine ntabwo iyi basket iraba ntabwo branding ntabwo iraba kamasho ntabwo barayicuruza kandi hari fans zigiye ziteye ubwo nuza mu bigo byose urambwira ngo niba football niba development cyane cyane ako kantu gatumye mbitekereza ndavuga ni why intuza uturere nk'akarere niko kabari kanini bagira amasantere y'abajene ahuriramo bubaka buri munsi buri nuza byibura buri sinzi igihe na estimating gutya ariko hari amasantere menshi hari hano ma projet yandi ari Rukara yabona ni projet y'umuntu ya ntuza ariko nimara tekereza akarere kaba gafite budget ya sport ariko urabona abapeti bari kuva mu burasirazuba bari kuva Rukara urasirazuba house hari aba Brigitte so bagiye house n'undi aba sport ugahinura yibuka muri za volley ariko hari na projet ya basket iri based area shooting touch sinzi nyine ni initiative zifatwa n'abantu n'abantu aho ugasanga na federasiyo iri kure yabo na engagement ya federasiyo ibageraho kugira ngo babe baganira bumve icyo kintu cy'ama development dushaka kwishakira mu mashuri yego ariko ibibuga none byarenze no kuba mu mashuri bisigaye biri n'ahantu hahurira abantu hafi ya za kiliziya y'insengero kuko ari social kugira ngo abanuza abajene bagomba gushyira ibibuga kugira ngo nibashaka gutanga ubutumwa kurwanya indwara kugira gute kwitabira ishuri byorohe gukominikana nabo hanyuma sinzi erega kizi nimba ushobora kubona promotion ya Bagasto imaze imyaka 6 n'indi promotion n'abandi bakinnyi barajya out uhita ubona nyine ko harimo ikibazo abaza ahubwo batari kuri calibre nk'izabo n'abaza batari kuri calibre nk'izabo akaza agakina agashayinga akahita gusa kuva 2017 ikintu cya development gifitemo kandi nabo baje muri development kuva za Kabgayi bagenda baza gake mpaka ikintu kandi bo baturutse mu bigo by'amashuri muri FEASA mu bigo by'amashuri ikintu udatekereza n'ukuntu equipe nk'ingi iva muri championnat kiba ari ikibazo gikomeye mani aba ari igihombo gikomeye bya hatari none equipe nk'iriya y'ikigo cy'ishuri ni igihombo giteye ubwoba sinzi ahubwo niba habaho no kubanza engagement ishobora kubaho ikava kuri equipe iyo ngiyi ishaka gusezera ikejya nka Ferwabe kabwiti dufite challenge imeze ariko mu gihe tudafite amakuru y'ikintu cyabiteye twebwe ibi nibyo turi estimatinga nibyo turi gutekereza nkatwe nk'abasesenguzi nk'abibona mu mboni zacu ko tubibona mu mpamvu zishobora kuba zatuma ntago ari uko arizo za nyazo urumva ntago ari uko arizo za nyazo ahubwo nuko arizo dutekereza ko zishoboka kuba arizo zateye
ikindi tukaba dukomye no kuzishobora gutera n'andi ma ekipe kuzasezera. hari n'aho bigenda binanira n'ibiki, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ni urugendo rurerure byasaba no sinzi n'ababishinzwe, ariko ubwo hanatowe na komite nshyashya aba development nawe arimo, kandi ubushize twamwifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mishya, kandi twizera ibirenze kuri iyo apa development itekereza ngo nakakina muri Canada, aba muri Canada, reka tugire kuki tutagira, reka dufate uriya ngo tumuhe ubwenegihugu ngo uyu muntu ngafite umubyengo w'umunyarwanda, biza ari inyongera, ariko ubu noneho byabaye ko ari byo bisanzwe nyine, ariko tugomba gukina tujye gusubira, hazabura gato ngo dusubire na equipe ya zamani, abatonse equipe nationale sikimeze nese umuntu wavuga ngo ni Kanyarwanda ninde, si Gaston na Nuza na nshobozwa na Rutayisi, nabahise ni birebire kuyavuga siko kuyamara, mu bigaragara ni urugendo rurerure, ariko rukeneye imbaraga z'abantu muri rusange z'igihugu. Niyo tubona ko siporo isigaye icuruza ku rwego rugaragara gutya, kandi n'uturere hari igihe tugena amabije runaka, na perezida wacu yarabivuze yo kudevelopa ibintu bigiye bitandukanye, nabyo babitekereza n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, si uko ubushobozi bubuze, ariko birashoboka ko nabo bakwingeginga cyane cyane muri siporo nk'izi ngizi mfite z'insirimu cyane, n'ibindi n'ibisirimu, ariko hari uburyo hazamo umwihariko bitewe n'ahantu biba performed. So twasoreza twabigize birebire bya nyine twatandukiriye icyo ariko byose bigomba kuvugwa, nabyo ni cyiza, turagishima, ikibi kikagawa, ariko rero sofa twongeye gushimira abakunzi bacu, by'umwihariko tugira izina ry'abafana bacu, Ballers. You all are ballers. Ballers bose, abantu bafollowinga Ballers Zone, ibikorwa byayo byose. Dushimire Mr Scott wadufashije kuri hari inyuma hari abajene babirimo, ariko hari ubishatse cyane, kandi tugomba kumushima. Ni ukuri, ni ubwitange, ni umwanya muba mwigomwe, ariko tunashimira n'abadukurikira by'umwihariko, urukundo mutugaragariza, uburyo dukurikirana, gahunda ntizirahinduka, subscribe biracyakomeza, twe tumaze igihe tutaboneka, ariko twaragarutse. Share, like, comments cyane zituma, sinzi niba ari ikintu mutugaya mu kwingaginga n'abakomentinga, kuko buri comment yose irasubizwa ku makuru, ikindi hakaba no kunganira mu makuru. Navuze ntago amakuru yose umuntu aba yafitiye icyarimwe, n'uburyo umuntu aba yashatse ntago bihura neza. Rero ndumva twasoreza ahangaha, twabashima kabisa. Soreza ahangaha kweri, naho utaha tuzakora aka giveaway kama imyenda, ibihembo n'amatike ku mamace iminsi iri imbere. Nyine stay tuned kuri social media zacu zose dukoresha, ibyiza biri imbere wana. Sawa. See you. Ciao.